Shalom shalom, nongeye kandi kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Rero turakomeza na gahunda twatangiye muri uku kwezi k'umunani, turabatumiye cyane kuno kwezi k'umunani twatanguye. Mbifuriza kuzagira ukwezi kudasanzwe, ukwezi k'umugisha mu buzima bwanyu, mu miryango yanyu, ndetse naho uherereye hose urushaho kuba umugisha, kuko umugisha si ibintu, umugisha ni umuntu aba awufite. Rero ibintu ntabwo bigira umugisha, ariko umugisha ni umuntu uba ufite uwugendana, noneho bya bintu afite nabyo bikaba byagaragaza ko yahawe umugisha. Rero uri umunyamugisha, ukomeze kuba umunyamugisha, uharanire kuba umunyamugisha kuruta kurondera ibintu umugisha uzana mu buzima bwacu. Rero Imana ibayezagire cyane, dukomeza no kureba ku ijambo twashizeho nk'urufatiro muri uku kwezi k'umunani twatangiye. Turimo turavuga hejuru yo kubaha Uwiteka mu rwego rwose Imana idusaba kuyubahiramo. Mureke dusome Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, cyangwa se wo kubaha no kwitondera amategeko yayo yose mutegeko uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho n'umwumvire Uwiteka Imana yawe. Amen. Rero iri ni ryo jambo twashyizeho nk'urufatiro tuzagenderaho muri uku kwezi k'umunani, tuzavugaho, tuzagaragaza kuganiraho ku bijyanye no kubaha Uwiteka no kumwumvira. Nawe hari imigisha Imana ivuga izadukurikira, ndetse ngo tuzaruta amahanga n'iyo migisha irushaho kutugaragaraho. Mbibutse yuko kubaha Uwiteka ari inyungu zacu, ntabwo ari inyungu z'Imana, ni inyungu zacu bwa mbere, kuko kubaha bituma Imana itugeza kuri bya bindi bizanwa no kubaha Uwiteka. Hari umusaruro uzanwa no kubaha Uwiteka, niyo tubona ku murongo wa 3, ku wa 4, wa 5 kumanuka, ndetse tugeze ku murongo wa 15 muri iki gice turabona ingaruka zo kutubaha Uwiteka n'icyo bizana mu buzima bwacu. Rero kubaha ni inyungu zacu, kubaha ni inshingano zacu, kubaha ni twebwe bigirira umumaro kuruta Imana ibidusaba. Ese wari watekereza hejuru y'ijambo kubaha? Kubaha Bibiliya tubwira ngo niryo tangiriro ry'ubwenge. Ubundi ubwenge ni inzira Imana yashizeho mu buzima bwacu dutuma tuba igisubizo ahantu hari ibibazo, kuko ubwenge aho buri ibisubizo biraboneka, cyangwa se aho ubwenge buri bukemura ibibazo byinshi. Rero aho ubwenge butari, ibibazo bikomeza kwiyongera. Mbere y'uko ibibazo bibaho mu buzima bwacu, mbere y'uko ibibazo biba mu badukikuje, mbere y'uko ibibazo biba aho tubaye, aho dukorera, aho dutuye, nuko ibisubizo byaho byabanje kuhaba. Itandukaniro rihari nuko akenshi ibibazo iyo bibaye mu buzima twihutira kubona ibibazo, ariko ntitumenye yuko hari ibisubizo by'ibyo bibazo. Rero turakomeza tuvuga hejuru y'ubwenge, ngomba gusobanukirwa neza ko kubaha Uwiteka niryo tangiriro ry'ubwenge. Turashaka ibisubizo, turashaka gusubizwa, turashaka kubona dusubizwa, ariko ngomba gusobanukirwa neza ko gusubizwa ni kimwe, ariko kumenya inzira uzasubizwamo ni ikindi. Ubwenge rero nubwo butwereka neza aho bizanyura, aho bizaca, kugira ngo dushobore kugera kuri uwo musaruro wacu. Rero nimba ushaka kuba igisubizo, nimba ushaka kuba umugisha, nimba ushaka kugira ibyo uhindura aho uri, biragusaba kugira kubaha Imana mu buzima bwawe, biragusaba kugira kubaha Uwiteka, kuko kubaha Uwiteka niryo tangiriro ry'ubwenge.